yakoresheje ikiganiro ejo bundi witwa Ama-G The Black si wakibonye ntabwo mvise ukuntu yavugaga uburyo ki Melody yamuteraga ubwoba amubwira ngo ntazongere kumuriraho uvuga ngo bazi kubana iki uretse gato hanyuma bigenda bite bamukubise ubuhumbi ijana ejo bundi nyuma ya konseri Amani sura muyobe wewe umva ahantu beriki umva ahantu ngiye gutuka ariko reka nteko gutuka jewe nuka nta kibazo ngewe se bari cyo bintwaye bireka Fatsman yisanzura hari icyo bintwaye Ama-G The Black urabewe ko ari we muntu watumye Bruce Melody amenyekana uribuka inkundura yabo yari imaze iminsi ese yinjiye mu gitaramo Fatsman we reka mugenze gute umva umbwira ukuntu byagenze man Ama-G The Black umva se ngusobanurire kuko ariko TikTok isigaye yarangiritse hey how many gigabyte the storage I wanna know our capacity mutapinga screen bigenze biteze turakumva Godfa uri kunyumva ndakumva umuntu witwa Ama-G The Black baramuhamagaye ku wa 4 mu gitondo kumva ari Melody we ku giti cy'umwihamagariye yego aramubwira ati nsanga home Amani abakubisemo imyenda bafasha umushoferi asigaye abahantu mu mashyamba ndahazi nagiyeyo kuva i Kigali ujyayo ni amasaha 2 iyo uvuye kuri kaburimbo ugiwe ukoresha umuhanda w'igitaka amasaha 2 Amana baraje abagiye kwa Melody ariko we expecting ko ari we wenyine agezeyo asangayo iriya gengo bamwe bari bataraza abandi bagenda baza witwa Ama-G The Black ababaye igitaramo aho ngaho batangira kumumanipira batangira kumuserereza bamusesereza bamwise ibintu byinshi nawe bwe yakoze ibiganiro kwa Eminyawe uri kumva yagiye abivuga ku ma TikTok ahantu twagiye dukorana baramumanipira bamwitaga koko baramusuzugura ku rwego nyine iriya gengo yose yari hariye baramufasha bamugiraga koko bibagirwa ko ari umuhanzi ibyo byabaye ryari nyuma y'igitaramo mbere y'igitaramo bagomba kujyana muri BK Arena ndetse icyo gihe Ama-G The Black yagomba guperformingana na Bruce Melody indirimbo yitwa Twara yarangije na Turi ku ishuri kumva uretse gato munshingira Ama-G The Black hano mu kabyarana urimo kumva neza reka ndayize story yanjye ntari bimumuzane story arayizi uwitwa JC yagombaga guperformingana na Bruce Melody Ambaka baranayikoze Bwiza bagombaga guperforminga indirimbo yitwa Ogera barayikoze bakenera undi muntu wa 4 uri buperforminga na Bruce Melody uwo yari inde rero yari umuntu witwa Bulldog no urukuvanga ibintu buretse nsoza ariko story yanjye buretse nyigusoza inyuma kuri Ama-G The Black ngo byaje nukuva buretse gato nyine reka ngera kuri po yanjye oyahera mu rugo kwa Bruce Melody we Fatsman waruvuze buretse gato turi mu rugo tugende neza maze wumve gato kugira ngo usasire point yawe uratubwiye ngo mu gihe cyose bari bamaze igihe batavugana barashwanye aho ngaho niho ndagira ngo nkubwire story yose uko yari imeze naho hantu nibyo bangoga ndabizi bangoga amahenike ndabizi story zaterwaga ndazizi icyo gihe abo bahanzi bose bagombaga gukora na stage na Bruce Melody bose baraje umuntu wari utarahagera n'umuntu witwa Bulldog nawe arahagera azanye n'umutaximan taxi voiture
Bulldog akihagera bamubwira ukuntu system imeze n'iki, ariko ntibamubwira amafaranga. Bulldog yahise donc we yahise ababwiza ukuri, asababwira ngo nangahe murampa ngahe. Icyo kibazo Ama G The Black ntabwo yageze akibaza. Ama G The Black banashatse kumuhereza, baramubwiye ngo nanywa amahenikeni, arabwira ati njyewe nta henikeni, njyewe Ama G The Black yigendanira ibyuma, uri kumva? Ama G The Black acyumva Bulldog, acyumva Buda avuze ati nangahe, ibitekerezo bye bihita bikanguka. Njyewe ubwanjye twariganiye na Ama G The Black, arambwira ati Kamara, ahantu ndi barimo baransuzugura, ba manipulation bari kumanipula bitarabaho. Ninjye kiganiro, urabizi umuntu witwa Rocky Kirabiranya yahuye na Kadafi, urabizi ko ari bamwe mu bantu bazi gutebya ugakubitaho n'abandi. Byageze aho umuntu witwa Bruce Melody arabibona yuko barimo barabangamira Ama G The Black. Uri kunyumva? Kandi we Bulldog aramubwira ati musaza rekeraho kurakara n'iki. Amani rero nawe avoma hafi, Ama G The Black avoma hafi, aba abirakariyemo. Ariko icyo gihe Bulldog akimara kubabwira ngo guys, nabandi mujye muri gift gallery, guys mujye muri gift gallery. Thank you sweetheart, thank you Ken. Guys mujye muri gift gallery, murabona ko hari umukara gusa kabisa. Mungire muri gift gallery, ibindi turaza kubireba nyuma. Mungire muri gift gallery s'il te plaît, ndabasabye. Ababibasha mujye muri gift gallery yanjye. Komeza Kamara. umuntu witwa Amani, uko bari kugenda bamuserereza agakoko n'iki, atangira kubirakariramo. Melody arabibona. Arambwira ati musirikare ciringa abadora basaza n'iki ariko naye ntukabigifura n'iki, urumva? Ariko ubwo banyuzagamo baserereza Ama G The Black na Melody agaseka. Nawe urabizi stories ze, Melody yibereyeho mu bitwenge gusa, urumva? Ikintu ntabwo ndi kumva ukuntu Ama G The Black nyine ndagira ngo ngere kuri puwe, ariko se wumva banza wumve point yanjye urayigeraho. Ni ukuvuga ngo niba ndi kukumva neza, Ama G The Black wari umaze imyaka atabonana na Melody. Yego, batavugana yaranamuteye ubwoba. Yaravuze ati mwina ndagushaka, araza Ama G batarigeze bavugana wapi. Ama G nyine nawe urabyumva, urumva? Ama G yaribonaga yuko Kigali hahiye, uri kumva? Intara zose abantu barimo baravayo ahantu hahiye, isho nkiriya byo byonyine Melody kuguhamagara, urumva? Byo ubwabyo nawe wafata indege ukaza, nta birenze. Icyo gihe hahise haza igitekerezo, hariho hava igitekerezo cy'uko bari bugende muri bisi. Witwa Ama G arabireba, abona uburyo barimo baramuserereza, ariko ubwo Bulldog we babuze igisubizo bamuha cy'amafaranga, ahita yisubira muri taxi voiture, arongera aragenda. Shiraho Ama G The Black, mushireho. None se yabahamagaye kuza ku buntu Faxman ibiceri ntacyo yabo umva. Bariya bose baperforminganye na Melody nta taki. Ceceka gake mbere y'uko ibintu ndi kubwira ko mbizi. Ariko se gake utansaza nkongera nkarakara kandi ndabishaka. Iyo uvuze gutyo wenda waza urumva abantu batondeka amagambo. Uzi ko umuntu yagira ngo uri kuvuga nibyo bro? Nukuri uko nukuri mamagara Ama G. Tega amatwi wavuze, tega amatwi ngo usobanurire. Warangije cyangwa uri kurangiza? Bandikira Ama G komeza. Niba warangije umbwire. Uko nari bitanga. Uko wagira ngo nibyo. Oya, ndimo ndashaka uburyo ki nahamagara Ama G akaza hana akakubwira bari avugisha ukuri ntabeshye. Ntabwo ari byo, ntabwo Vera hari mwana komeza. Umva ngusobanurire. Ama G umva ngusobanurire. Ama G yahise kugenda muri Kwasteri. Ama G yanze kujya muri Kwasteri, Melody aramubwira ati biraza kukugora mwana kugira ngo winjire muri BK Arena. Byasabye uwitwa Ama G The Black ko yigurira amatike yo kwinjira.
yanze kugenda muri bisi yabo kubera ko bari barimo baramumanipira ba Emirene na ba Philipita na bande uko nukuri kuzuye nushaka kumbwire ndafata amajwi nyaguhereze bivuze ngo mbwira manipulation uvuga ni iyihe imeze baramusererezaga nyine nawe urumva bari abantu nabifunzi ayo majwi ari hehe zana ibimenyetso nta biganiro yakoze se reka shaka ngwizo kuri abatagera ibwami bahishwa byinshi mutapinga screen muntapinga screen uranyumvira nyamunsi sha ntabwo biba byoroshye bro reka nze nkubwire ukuri noneho uzi ko abantu baha umuntu ashobora kuza akabarundaho ikinyoma akagisasira ukagira ngo ni ukuri urumva nukuvuga ngo amakuru ya showbiz yo mu Rwanda ni nk'inzuki guhova mu mpeshyi kabisa yawo nabiterwa n'abantu bari iyi kabutindi uri kunyumva bro ndubiwe kabisa uzi ko batipe ashobora kuza agatondeka amakuru ugatekereza ko bifitanye aho bihuriye n'ukuri noneho ngiye ndi kubyumva nkumva ari umusatsi umvuye ku mutwe wallahi nkumva ngize n'ubwoba agize imana amaze ntawe ari uhari uretse gato yego ko oya wivuga cyo Godfrey ibyo bintu ndi kuvuga ibyo bintu ndi kuvuga hari na space twakoze arabisobanura we Amaji amatwi hano manza wumve hano Amaji the Black ashobora gutwika ariko ndakubwira ukuri kangu sobanurire urimo kunyumva wowe Amaji the Black araza kuza ndatekereza ndabona atari online ndabona yaje kandebe niba ari online uri kitangaza kabisa ushobora kuba ari inkuru umuntu agatekereza ko ari ukuri kandi we yarabyivugiye ubwe ariko so waburetse jya muri comment ureba ibyo bintu abantu bari kukubwira uko waceceka gato kandi guhamagara Amaji the Black niba baboneka ariko se nisanga ubundi sinda amasaha yagiye saa 5 saa 6 umuntu yaryamye ngakubwire anani Faxman niba Faxman no ntabwo ari yego nibyo Amaji the Black ashobora kubivuga mukabyumva muri context ariko ibaze uyu mutipe bro ngo Amaji the Black ngo bamuhamagaye ngo amaze imyaka atavugana na Melody ko mujya munkurikira rero tuba turi kumwe muribuka Amaji the Black aza kunshimira hano babyumvise Godfrey ibyo ntibaba babyumvise aba ba hano nabo ntukabibabaze ntibaba babyumvise noneho muribuka Amaji the Black azano kunshimira ambwira ko namuhuje n'umuvandimwe wari amaze imyaka batavugana hashize amezi menshi kandi abikubwiye ibyo bariyunzemo birazwi ahubwo nta gihe gishize tega amatwi hano ikintu kiba cyadanye nk'iki gihamba kiba gikabesha abantu kumva noneho umva ikintu kibabaje urukumva uyu nguyu iyo aje kubivuga gutya Amaji the Black ashobora kuvuga muri context ye wenda ko ataperformance hari abantu bakabyumva ukundi ariko noneho akinibagirwa ko na mbere uyavuga ngo bamuhamagaye Amaji the Black nibwo bamuhamagaye ukibagirwa ahubwo ko Amaji the Black yarafitanye na trip na Bruce Melody yajya gutangira ibiganiro huye urimo kunyumva hari hashize igihe kingana iki haburaga igihe kingana iki kugira ngo igitaramo cyo muri Arena kibe Melody mbere yuko ajya gutanga uribuka muri ikiganiro Irene yakoranye na Ntuza na Irene bagaca akantu kavuga ngo turi imbere ya kaminuza dore rwagiye Jay nta muntu wanga kamarade n'umuntu wacu urubyo nababwiraga so rero mani erega iyo uje ugatondeka amagambo iyo utondetse amagambo ashobora gutekereza ko ayo magambo ari ukuri which is not okay ntabwo ariko kuri uze kunzamurira Jay niba yahageze so uko byo nari kukubwira kamara biratangaje kuba warumvishe ikiganiro cya Amaji the Black ari kuvuga gutyo ariko ukaba utarumvishe ikiganiro aza akubwira uburyo yagize uburyo yongeye guhura na Melody kandi yarabishyize ku mugaragaro hano ndetse na Melody ibyo bihoraho mwana Amaji the Black uramureka amatwi ariko manza unyumve mbere yuko uhurudu ukajya kumva ibyo wabwiye nkubwira ibyabayeho mari urimo kunyumva mbere yuko ujya kuzana ibyo bintu ngende biri kuntera n'ubwoba nkaba ntazo yakwemera ibintu uvuga urimo kunyumva
Amag the Black ari nkotinga amagambo ya Amag the Black. Amag the Black yaje no ku platform aravuga ndashimira Godfather Deona ni mugiuka yarari gushimira iki urebe igihe gishize Akinyuso ni ryari ugereranyije n'inka ryari niko yitwa ashize amezi nk'abiri. Okay, sawa. Ndaje nguprengiye ikiganiro mu kanya. Ntega amatwi wowe byo byo guprenga ikiganiro. Niyo mpamvu nababwiye ngo ntago mubasha ko abantu bagendera mu buhumyi namwe mugenda mu bwango mu abanyamakuru cyangwa mu ababloga mugaterura ibintu gutyo nkuko babihaye munameza buruma siyo yivo. Urimo kunyumva? Noneho iyo uje hano ugashimangira ngo yaguhamagaye ari kwa Melody ari bamuhamagaye batari baheruka kuvugana batavuganaga akaba muhamagaye bagira ngo bikagenda bite ngo bakamusuzugura ngo wowe yarakwihamagariye wowe kamarade aho ngaho mpita numva ngize ubwo 2025 urukunyumva baranguje biganiro hano gahambirwa so urukumva rero byonyine uko yonza kuba wena ntazi uburyo aba bavandimwe urukumva baganiye nta makuru bifiteho nari kumva ko ibintu rukumbwira ari byo ariko kuvuga ibinyuma nta bihuriye Amag the Black na Melody kongera kuganira bagahura bari basanzwe nta kibazo nta Melody ndabwigeza asubiza ura mutipe ibiganiro era mukoze hone byinshi ariko ntabwo byari bikwiye turi kumwe bro yonza kuba atari ngiyewe wifatiye initiative yo kubikora nkabanzi n'amatariki na distance iri muri gihe baganiriye bakanahura ndetse bakongera bakanahura bagapanga trip bombi babiri yuko Melody akavuga ati muvandimwe ebana naragukumbuye reka tuzajyane mu kiganiro tuzajyane i Butare muri ikiganiro Melody yakoranye na ntuza na Irene i Butare ira trip yagomba kujyana na Amag the Black tugende tuganira nk'umuvandimwe so iyo uje hano ukambwira ngo bamuhamagaye ngo kuri telefone ngo kugira ngo ajye guperforminga mu hariya ukabihamya ukavuga ko yanaguhamagaye yari akavuga ati abantu bafani ngo bamuhamagaye ngo ni ibindi simvugana nawe bibaye mpita ngutinya niba muri gushaka Amag the Black naza araza kubishyira mu cyo bahita we so mujye mutanga amakuru rero mazima ya nyayo ayo makuru gutanga n'ibinyoma kwiherera ku gitaramo ariko atagiye ku myaka yashize ngo batavugana wenda kwigumira mu bitaramo wa mugana ku gitaramo hari nibyo Amag yivugiye yubwe ibyamubayeho ku gitaramo na Faxman yagiye akumoza ariko iby'imyaka yari yashize batavuga nabyo ntabwo ari byo yabeshi ariko ibyo muvuga ngo amezi abiri ngo yarashize reka nkumvishe akantu gato yawumve ku kwezi kumwe Melody reka nanone bete ikintu cyitwa gasopo icyo kiganiro cyabaye ryari mu ndebe inbox ushaka kunera ubwo never Bruce Melody ajya kwandikira gutera ubwoba yego niba ndakumva aho ngaho urubigera kukubwira ni birebire yego njimije ntaragera ahantu akwereka ko bari bafitanye ibibazo kandi haburaga ibyumweru bibiri kugira ngo konseri ibe aha umva rero nkubwira ahantu reka mbabwire hanga nicyo kibazo mugendera muri nyo bigendera mu Kigali turi kumwe niyo mpamvu ugomba kumenya nuko na Orere bateguye gira gitabo bitagenze kuko bari bateguye ibintu byinshi bitanakozwe banakubwira ko no mu mitegurire kira gitaramo ibyo Melody yari yateguye guperforminga hariya bitewe n'umwanya muke yari afite byaratugenda natenda ku rubyiniro bitewe n'ibyo biteguye kira gitaramo yagombaga yakoze kimwe cya kabiri kibyo yagombaga gukora urimo kunyumva yafashe kimwe cya kabiri nibyo ibyo yagombaga gukora yarateguye n'ibirenze biriya iyo mpamvu rero kwa uramutipa ataraperforminze ntibivuze ko byasaba kureba icyo kiganiro yagikoreye ariko ntekereza ko na Amag the Black yarabikoze ari gutwika ashaka kugira ngo hari byinshi ashaka kuvugira hano bro hari byinshi ntashaka kuvugira hano hari byinshi ashaka kuvugira hano nani wowe Faxman nakubwirira mu gikari ntukamana atari kukwitaba ngakubwira ibyo yigiriye mu bafana kigura tike rega twakoze live twakoze abisobanura avuga n'uburyo kibana musuzuguye n'iki hanyuma ko bamusuzuguye Debeni muri amafaranga nta n'uwafasha ngo eske Debeni ijambo ngana gute muri kira gitaramo rekada byavutse ari Dramani inde warushije undi yamukomye nta wigeze areba ngo umutipe yari collective kandi yari yuzuye muri bakuru muri biwerewere mwagiye kureba ngo basohotse bageze ku muryango basaba rifauna amafaranga bari bishyuye barayabaka none yahombye no sense byo mwabirebye
ko Faxman izo miliyoni 10 zaheze mu giti zari zivuye mu ihe konte zijya mu yandi wa mugari urumva timu yarimo gutegura concert ya Ben niyo yagombaga gupaying izo miliyoni 10. Reka ndebe niba hari umugira neza kamaze posting, reka ndebe niba hari umugira neza wanankandaho kandi mpini miliyoni 10 zaheze mu giti zari zivuye he zijya oya ni nka kwa kundi utransfer amafaranga ava kuri konte imwe ajya ku yindi transfer ikaza gufeiringa hanyuma rero barayibasobanuriye gusa ntago kugeza ubu ngubu ndamenya amakuru y'izo miliyoni 10 ariko ntago Ben ari umuntu waba utarayatanga izo miliyoni 10 nayo none mubwirwa n'iki fataraga twiko by'ibyo bya miliyoni 10 oya ibyo byo yaba ku mpande zombi umuntu abagenda afite ahantu akura amakuru uruhande rumwe rushobora kukwima amakuru ariko urundi ukayahavana cyangwa mu nshuti gusa Godfather ibintu ari kuvuga ngiye nemeranya nawe urumva umuhanzi witwa Mugisha Benjamin aramutse afite management ya Danger ebana yakora ibintu bitigeze binabaho mu Rwanda. Ibyo byo ndabyemera cyane pe. Aramutse afite management bantu bavuga ngo baramutekerereza ku itariki ya mbere ku itariki ya 5 hazasohoka indirimbo ku itariki ya 5 kugera ku 10 ari promotion urumva mufata tubasohora indirimbo ewana umuntu witwa The Ben afite amafaranga ahagije agakora nk'izi korabo itahi wacha akora ibintu byaba muri Afrika no muri East Africa ntago bibaho. Oya bro uramwana twemere ko Munyakazi agiye gusohora indirimbo niyo makuru ufite Munyakazi barimo barayikora we n'uriya mu baby wo muri none. Hanyuma wowe izi biboro uri kuma kuri WhatsApp wabwira abantu bawe bakampamagara bakampa amafaranga nkamamaza amafaranga se amafaranga ko nabahaye nimero zawe banyurizemo ahubwo mfata kantuze nkabahereze. Abaruko nkora bro uze kumpa amagara ndagusobanurira imikorere yanjye urumva kandi urabizi ya umbwire niba barakwishuye urukumva bakaba baragwaye amafaranga ndabigukorera nzagufasha azura muri kwigiza ntabwo ngemeze nka cita wagiye akajya kwa Marisha rimwe akabafungira umugati bitano byo kwishyuza akabibakuraho kubera ishyari n'urwaho niba barakwishuye nawe byarangiye bamuteye njyewe rero kuza hano kumbwira ngo niba barakwishuye bikabiri kukwishyurira inzu bikaburi gutera imbere ngiyewe mfasha abantu bari kuzamuka ubwire ati ngo ndifatanira abantu bagize nkene ngiye gukorera ariko ntuze kumbwira ngo mvango bahamagara turi buvugane inbox nabirenze uzo ko mama niko bikora ntabwo ngiye ngendera mu Kigali so tugaruke gatoya rero Banyarwandakazi n'ibiboro by'abahanzi nubwo ari byo mukunda amatiku tukagenda mu bumara bwanyu mureke tuzanga kubinyinjiriza ngashyira amadolari 5 kuri ya account mu nkandire hose hano mureke mu nkandeho na ibingibi by'aba The Ben na ba Bruce Melody kuza gukora publicity batatwishyuka kubitwa n'inkuba mureke urakoze cyane di ariko se thank you so much my love ariko se na kanyenyeri urabona ka shondroka ntabwo ngewe mbeze nk'umuntu urwaye igishorobwa ntabwo ngiye bampaye amafaranga bahereza abantu bajya kubakoma mu kibuno ntabwo nabakomba ejo bundi nibakuru ubugorye nzabahabanyina urukumva rero ntabwo bagira ntabwo niyo mpamvu nabira bintu nigeze by'agaciro baravuze ngo bishengo miliyoni 8 ngo nanjye ngo banyishyuyemo icyo nzi cyo amakuru avuga ko akanyenyeri wakabonye Godfather nukuri ntabwo ngewe reka ze mubwiza ukuri mpaye n'amafaranga nakujya nkagushumika kabisa ngo muri miliyoni 8 wari uri kuri liste uri nk'uwa 4 ubwo n'ubugoryi bro ntabwo ngiye narya amafaranga yo gwarabika The Ben ndamukunda nk'umuhanzi The Ben ntabwo namwanga kugezaho nafata amafaranga yo kumuharabika ayo ngaya arakansimbuka uko niko kuri kandi ndakubwiza ukuri ntibishoboka gusa nanone ndabizi ko hari abantu babibwiye ati nta mafaranga ngewe nigeze mbona byaranakubabaje uburyo abantu bakubeshyeraga ngo babonye amafaranga ariko nanjye nari nabyumvishe ntabwo ngibyo bishoboka bro ariko natekereza ukuntu wahise uhindura imvugo ubu ngubu uryamye kuri Bruce Melody usigaye uri umukomba nkweto we nk'uko abantu babivuga nkavuga ni bune yariye koko Godfather ubu ntiwayariye
kabutubeshya aho ngaho muri biwerewere mujye mumvanaho ubwo bugoryi. That is no me. Niko kuri ubwo ntabwo ari Godfather bro. I swear to God. Ntabwo wari we Godfather, ntabwo nazigira abanangi. Ntabwo nge Melody urimo kumva? Melody ni umuntu uzi kubana n'abantu. Azi kubana n'abantu. Urimo kunyumva? Azi agaciro k'abafana. Urimo kumva? Na The Ben nawe nuko kandi na The Ben nawe azi agaciro k'abafana. The Ben azi agaciro k'abafana, aremera abantu mwana benshi cyane. Abantu muri showbiz benshi yishyurira amazu atunze ukuntu bangana, ariko iyo babarira unyumvire rero. Babarira ikibazo mugira. Ibintu byose abatindi mubibonera mu mafaranga ngo aremera abantu. Oya, ntago ari ikibazo cy'amafaranga. Nawe kuza hanga kuri live yawe nta mafaranga bari kwinjira bro. Wakigoryiwe iyi live ngo washize angahe? Kankwereke. Iyi live imaze amasaha imaze menshi cyane bro. Amasaha menshi. Nta ni dolari na rimwe ririnjiraho. Stop that. Ntabwo ari uko bigenda. Ntimukabarira ibintu byose mu mafaranga. Turi kumwe? Ni amakosa mukora. Ntabwo ari byo. None se tubibarire mukize. Urumva ko tubibarire ntabwo ari uko bimeze. Iyo muze ngo hari ikintu utumva, hari ukumenya kubana n'abantu. Urimo kunyumva? Ndaguhereza urugero, hari abakire b'abahirwe ku isi bafite amamiliyoneri. Banayatanga. Ariko batazi kubana n'abantu, abantu bavumira ku gahera. Ariko bro, hari umuhanzi mu Rwanda ukunzwe n'abantu nka The Ben, wiyoroshya usura abantu, utanga amafaranga. Ejo ntabwo yagiye gusangira n'abatishoboye, akajya mu kigo cy'amashuri agatanga ibikoresho. Nyuma ya concert bakubwire sibyo? Uri umukombanyo. Ana ngo bajya bikora. Iyo tuvuze tugenda. Oya, njyewe ntabwo ndi umukombanyo. Wande uri muri gatabirato. Okay, nawe reka tukwita umukombanyo wa Melody. Ngaho manuka, ntabwo ariko wakihama wagiye ugira kuba mukuru wa mase we. Nubahe kandi nanjye utabyubaha. Ariko se Godfather, ukeneye ko abantu bakubaha wote bubashye. Ntabwo ari kubikora. Njyewe ndakubaha urabizi. Ngaho saba imbabazi katsindwe n'Imana. Oya, nazo ndazigusabye, ariko ndazigusaba uruye. Iyo mukuru wawe agize gutya akagukanda mu jisho, uravuga ati rako garamfurere rero ntibyari bikwiye. Warasaze. Warangiza kubikora uricyo ukamubwira ati tuendelee. Nuko bikora ntabwo. Bro, The Ben niwe muhanzi mu Rwanda ukunditse, ufasha abantu, utiyemera, wiyoroshya. Warababonye abagore yaremeraga ubuzima mbere ya concert saa 8 z'ijoro. Urumva ko ufite ikibazo gikomeye cyane. Gikomeye pe. Urumva ko ufite ikibazo gikomeye cyane. Ukeneye kwiga ukamenya. Yego ko iyi telefone ni iyihe. Sinzi uko unyumva. You have a big problem. Bro, The Ben ntukamugiranye n'abo bantu bandi bro. Byo byihorera. iPhone. Abo bahanzi bandi ugereranya na The Ben ntago tuzi abajama bagiye babafasha bakabatera uw'inyuma. Ntabwo wabonye ikiganiro cya Fazo. Wabonye ikiganiro cya Fazo yakoze ari kurira. Bro, ryari? Yagikoze ryari? Hashize nk'amasaha 24 arimo aravuga uburyo ki yakoranye na Melody akagira gute, ariko habe ubu ngubu Melody nta nubwo azaho umupampa. Kandi wamufashije muri biriya bihe ni wamukoreraga amahiti. Uzabaza abajama benshi ahantu bari. Ibyo ngibyo nicyo kibazo mugira. Urimo kunyumva? Nukunyumva wasanga nawe ari n'umuvandimwe muvukana wa utazi yaba.